nabonye byinshi kandi nabonye byinshi. Kaze neza ku Ijwi Rishya TV ivugira muri Australia kuri channel ya YouTube. Imigani, insigamigani, inkurumamo, amateka, imyidagaduro n'andi makuru yungura uzakurikira ku Ijwi Rishya. Ibyo nibyo bituma ukanda subscribe kugira ngo uzajye udukurikira. Ni nabyo biguteye gukanda no kunzogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu bishya bigisohoka. Muri kumwe na mugenzi Paiko. Uyu munsi turaganira ku mugani witwa ngo umudendezo w'umurishyo n'isekezo ry'ubuzima. Kera habaye umugabo witwaga Mugabo. Mugabo yari umunyabwenge kandi agira impuhwe nyinshi. Abantu bose bo mu gasozi ke bamwubahaga kubera ibikorwa bye byiza. Ariko icyamurangaga cyane kurusha abandi bose nuko yari afite impano yo gusetsa akoresheje imirishyo y'ingoma. Gusetsa kwe byari bisanzwe. Byari umuti ukomeye uvura ibikomere byo mu mutima. Muri icyo gihe mu gace ka Mugabo abantu bari bafite indwara ikomeye cyane bitavugwa. Benshi bari bafite umutima uremerewe n'ibibazo by'ubuzima. Bagendaga mu gasozi bigunze babona imbere hari umwijima, kandi icyo gihe nta numwe mu babaga kuri ako gasozi wamenyaga uko yabavura. Bavuganye n'abaganga batandukanye banashaka imiti iva mu bindi bihugu, ariko nta kintu na kimwe cyashoboraga gukuraho igicucucucu cyari hejuru yabo. Umunsi umwe Mugabo yegereye abasheshe akanguhe b'aka gace arababwira ati guseka n'umuti tubamo twese, ariko isekezo ni ribi ryo tuvuga buri gihe nirituruka ku murishyo w'ubuzima. Abasheshe akanguhe barumvise batekereza ku byo Mugabo yababwiraga. Mugabo yabasobanuriye ko binyuze mu murishyo w'ingoma abantu bashobora kongera kubona isekezo ryabo bakavura ibikomere byo mu mutima. Mugabo yaciye ingoma idasanzwe ibumba mu giti cy'igitangaza cyo mu ishyamba. Iyo ngoma yayise giseke cy'urugendo kuko yagombaga kuyobora abantu mu rugendo rwo kongera kubona umunezero. Yicaye rwagati mu mudugudu atangira kuyivuza. Buri murishyo w'ingoma Mugabo agenda awukoma. Icyo gihe isekezo rye ryumvikanye mu misozi rinyura mu kirere nk'umuyaga mwiza. Abana n'abasheshe akanguhe bahise baterana bakururwa n'iyo ndirimbo isekeje iryoshye bitangaje. Mugabo yahise ahamagara abari hafi aho bose ati nimuze bavandimwe mukome ingoma hamwe nanjye, mukoma amashyi yanyu umuziki usange mu mitima yanyu maze amajwi yanyu yumvikane nk'ayije isezerano ry'umunezero. Abaturage batangiye gukora utyo bibanza kubagora, ariko buhoro buhoro bageraho barabimenya bacinya umudiho karahava. Ibirori birushaho kuba ibirori. Mugabo yabigishije guseka bidashingiye ku gukoresha akanwa gusa, ahubwo yanabigishije guseka biturutse ku ndiba y'umutima. Bize guseka biciye mu murishyo w'ingoma batangira gushirika ubwoba, imihangayiko n'agahinda byabo. Byari nk'aho umurishyo w'ingoma wadihiraga mu mutima wabo ugahanagura ububabare bwabo ukazana umunezero muri bo. Iminsi yabaye amezi aba imyaka, buhoro buhoro umudugudu uza guhinduka. Ibicucucucu byavuye ku maso yabo, isezerano ry'umunezero ryuzura mu kirere cy'indirimbo z'inyoni mu museke. Imyitozo ya Mugabo y'isekezo mu murishyo w'ingoma yasakaye mu bindi bice. Inkuru yageze mu bihugu bya kure ko hari umugabo wivuraga uburwayi bwo mu mutwe akoresheje ingoma n'umurishyo gusa. Mugabo yabaye umuganga w'urugendo rusekeje. Abantu baturutse ahantu hatandukanye baje kumva inkuru y'ingoma ye no kumva imbaraga z'ubuvuzi bw'isezerano. Bavugaga ko Mugabo yari yarabonye inzira yo guhuza umutima, ubwenge n'ubuzima abinyujije mu isekezo rituruka mu murishyo w'ubuzima. Kuva uwo munsi abaturage bateranaga buri kwezi ngo basangire umurishyo w'ingoma baseke. Iyo umuntu yumvaga umutima we uremerewe n'ibibazo by'ubuzima yamenyaga aho azerekeza. Rwagati mu mudugudu aho amayaga ya Mugabo yakomeje kubaho mu murishyo w'ingoma. Uwo niwo mugani wa Mugabo n'umurishyo w'isekezo. Watwigishije ko ubuvuzi nyabwo butangirira imbere muri twe, kandi ko isezerano iyo rihuye n'umurishyo w'ubuzima rishobora kuvura n'ibikomere bikomeye byo mu mutima. Uyu mugani tuwukuramo inyigisho y'uko umutima ukira mu isezerano n'umurishyo. Iyo ubuzima bukuremereye wibuka umurishyo w'ubuzima bukurimo, maze isezerano riba indirimbo iguha inzira igaruka ku munezero. Wanditswe na Dr. Rasi Banamungu. Mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Ijwi Rishya TV bagezaho. Mwari kumwe na mugenzi Paiko hano muri Western Australia, aho mudukurikiranira kuri channel ya YouTube. Mugubwe neza na hejo. Igisabiko cy'umutima wanjye, imyaka yose tumaranye wanguye mu bwigunge, wanyibukije ku bukwe bwatangiye kera kuva
utagira usa